ndagira ngo subiza umuntu wanyandikiye akambwira ati ngo yambwiye ngo kiriya gitabo ngo gutekwa kwa kabiri ibice 34 ku murongo wa 5 aho Mose yanditse yuko yapfuye, bambwiye ngo byanditswe ngo na Yosuwa umwanditsi. Ibyo birabe n'ukubeshya. Iyo Yosuwa aza kubyandika yari kubyandika mu gitabo cye, kuko Yosuwa nawe afite igitabo cye, iyaba ari we wabyanditse. Hanyuma nanone kugira ngo murebe yuko ibintu byo muri Bibiliya byinshi ari ibinyoma, saho honyine. None se Yosuwa we bimeze bite? Turebe muri Yosuwa 24 ku murongo waho wa 29. Ni igitabo cya Yosuwa. Noneho Yosuwa afite igitabo cye. Ni gute umuntu yakwandika mu gitabo cy'undi muntu kandi nawe afite igitabo cye? Yosuwa 24 ku murongo waho wa 29 haragira hati ngo nuko Yosuwa ku murongo wa 28 ngo nuko hanyuma y'ibyo 29 nuko hanyuma y'ibyo Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka ahera ko arapfa, yari amaze imyaka 110. Hanyuma Yosuwa nawe aragarutse yanditse ukuntu yapfuye n'imyaka yapfiriyeho. Iki nicyo gitabo Bishop Rutagengwa yatubwira ngo abantu bakurikire. Ni gute umuntu yandika igitabo akandika urupfu rwe ukuntu yapfuye? Babanje barambeshya, barampinjarika, barambwira ngo hariya ngo mu gutekwa kwa kabiri ngo Yosuwa ngo niwe wabyandikiyemo Mose ngo yarapfuye, ngo yandika urupfu rwe. Hanyuma se Yosuwa we yandikiwemo nande ko na secretary yagiraga? Iki kintu bavandimwe, ku bantu bari bazi neza yuko Bibiliya ari amagambo y'Imana, ntabwo ari byo, ahubwo ni abantu bicaye barandika, noneho bagera naho bazajya bibeshya gutya, kubera ko ibintu bitateguwe n'Imana ntabwo haburamo kwibeshya. Ikiremwa muntu buri gihe icyo ari cyo cyose kigendana no kwibeshya. Ni gute umuntu yakwandika urupfu rwe rw'ukuntu yapfuye? Ese ni umuzimu wabyanditse abantu bagakurikira bakamubeshyira ko ari wabyanditse? Gutekwa kwa kabiri 34 ku murongo wa 5, Yosuwa 24 ku murongo wa 29. Abo bagabo bose banditse ukuntu bapfuye. Mushishoze nyamuneka, jye nabakeburaga ntimunyumve nabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.